kwicuma agashaka kugumaho aho yahaye ntasenga ariko arahicaye. Uri kumva neza? Bahanura batudora igihe bahanuriye ariko ubundi baba bari mu biki. Uwo nguwo bari kugira gute? Abari kwanga kwicuma. Bavuga ngo tanga ituro akavuga ariko ubundi ari amaturo sayo barya. Uwo nguwo ntabwo aba ari kwicuma. Abagize gute? Abahagaze aho yagize gute? Abasubiki. Wowe icyo ukora rero uramudepansa yaba agatanga ugatanga.
ndamenagura inzugi y'abakurowe ndetse n'ibibizo ndabicamo kabiri ya myobo bacukuye nzajya nyigusimbutsa nacuza yakohungura yebwe Imana twiringiye ntazarugudive yebwe Imana twiringiye ntazaruguhonozo yebwe Imana twiringiye ntazaruguyehono yebwe Imana twiringiye hejuru iyo dusenze maze dukomere nzakenyuza abami y'abakurowe ndamenagura inzugi y'abakurowe ndetse n'ibibizo ndabicamo kabiri ya myobo bacukuye nzajya nyigusimbutsa nacuza yakohungura yebwe Imana twiringiye ntazarugudive yebwe Imana twiringiye ntazaruguhonozo yebwe Imana twiringiye ntazaruguyehono yebwe Imana twiringiye hejuru iyo dusenze iratwumva Oh,
Abahemu kiruri mu ndani bareka kwe mugiru uwo barora
birashoboka ko Yesu ashobora kukugeraho mbere y'uko uri imbere cyangwa se mbere y'uwari ukuri imbere. Ikamubwira uko bigenda. Kandi ngo iyo nza kwivugamo ibintu byose byakabaye bijyamo yari kugira nk'iminota 15, ariko ukanda reka navugeho. Birashoboka, ariko ni wowe nyir'ubwite ubigiramo uruhare. Si Yesu usimbuka ukuri imbere, ahubwo ni wowe umusimbuka. Umusimbuka gute? Ari ukuntu umuntu aba ari mu murongo adashaka kwicuma, agashaka kugumaho aho yahaye, ntasenga ariko arahicaye. Uri kumva neza? Bahanura batudora igihe bahanuriye ariko ubundi baba bari mu biki. Uwo nguwo bari kugira gute? Aba ari kwanga kwicuma. Bavuga ngo tanga ituro akavuga ariko ubundi ari amaturo sayo barya. Uwo nguwo ntabwo aba ari kwicuma. Abagize gute? Abahagaze aho yagize gute? Abasubiki. Wowe icyo ukora rero uramudepansa, yaba agatanga ugatanga, yaba atagikunda Bibiliya byaramushizemo, wowe ukayikunda cyane. Ni ukuvuga ngo wagahagarika akagenda gace mu by'Imana, wowe ukabijyamo cyane. Aha ngaha uramudepanshije, ntabwo Yesu azamugeraho mbere y'uko akugeraho. Urumva ko ni wowe ubigizemo uruhare, si Yesu. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abanshakana umwete bazagera gute? Ngiye kubaririmbira ngo ejo fata mu kiganza cya mugenzi wawe mugucume, nanabyanga ubimubwize umuntu. Mba mumbwirire ngo umuntu ntabwo yamukira none. Utamubwira mubwire ngo umuntu ntabwo yamukira none. Uzamubaza uti ko yamukiye none ejo ako bonyine gusa. Iyo ndirimbo ngiye kuririmba yitwa ejo. Uba ategeyemo ubushakashatsi abazungu n'abirabura, ubizenya batarize nagezeyo, nawe uzi wamenye iby'ejo hazaza. Bamwe baravuga ngo iby'ejo bibara b'ejo, umunyarwanda ntibuta bw'ejo. Mu mbuga z'iki gihe ngo iby'ejo biganje, ariko ejo hazaza ugana wahamenya. Ategeyemo ubushakashatsi abazungu n'abirabura, ubizenya batarize nagezeyo, nawe uzi wamenye iby'ejo hazaza. Bamwe baravuga ngo iby'ejo bibara b'ejo, umunyarwanda ntibuta bw'ejo. Mu mbuga z'iki gihe ngo iby'ejo biganje, ariko ejo hazaza ugana wahamenya. Ufite igikuru yiyeguriye Yesu azagufasha, ibagire nawe azadukiza. Umwemere atuyobore, ejo hazaza ugana wahamenya. Ejo hazaza nari ibisubizo ndabyemera, ariko bashobora no kuba ikibazo. Akaba n'iminsi ugataha nkibona, no kubana na Yesu no kwitega